I go. Reka nkwisurize nanone mukunzi wa Brown Magazine. Of course it's your boy Avi Brown. Ngo hayi kazi nanone rero kuri Brown Magazine. Murabizi ni byandi byacu dukora ni y'abakuru meza cyane aba agezweho y'amakuru agenda atrendinga hirya no hino cyane mu Rwanda, ariko nanone n'amakuru yo hanze y'u Rwanda nyine no kuva muri East Africa no muri Africa yewe no kwisi hose tugenda tuyabanyuriramo gake, ariko by'umwihariko twebwe twibada kuri entertainment yo mu Rwanda. Entertainment no kuvuga ngo ni amakuru arimo iby'imyidagaduro cyane no kuvuga imiziki, indirimbo nyine, amafilme n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Of course so uyu munsi rero ambazaniye inkuru ebyiri, ni inkuru ebyiri. Of course niba umuntu avuze ngo ese niki kigezweho muri entertainment yo mu Rwanda, ugomba gutekereza Brown Magazine ukagenda ukajya kureba ngo ese ni yihe nkuru bakoze, ni yihe nkuru Brown Magazine yakoze, ni yihe nkuru umusore wanyu Avi Brown yabakoreye. Ubwo aho ngaho nyine ntuhita ukura amakuru ya entertainment mu Rwanda, ya makuru nyine aba agezweho. So no kuvuga ngo uyu munsi amakuru tugiye kubahereza n'ubundi no kuvuga ngo twamenye ko umuhanzi mwakunze cyane Meddy agiye gukora ubukwe, ariko nanone si inkuru turi buze kuvuga gusa, kuko nanone turaza kugarukira ku muhanzi iwacu Bruce Melody. Nyuma y'ibyinshi byavuzwe, nyuma y'amagambo menshi yagiye avugwa cyane, ahubwo we yahise akora move nziza cyane. Ubu ngubu umuhanzi Meddy umuhanzi Bruce Melody mu gihugu cya Tanzania, ari aho tugiye kubabwira none ikishobora kuba cyamujyanyeho. Ntucikwe nahangaha uri buze kubimenyera. Of course reka duhite twitangirira n'ubundi dufate akaruko gato cyane, ubundi turaje tugaruka tubaramburira amakuru nandi tutababwiye, nk'amakuru ari kuvugwa kuri The Ben n'ibindi bintu byose bigiye bitandukanye. Alyn Sano turaza kubagarukaho. So reka nkubwire ko ntucikwe gato, turaje tuhite tukuramburira aya makuru. Every day, every night, every time and every moment. Okay, so nanone rero duhite dutangirira ku nkuru ya Alyn Sano. Ubundi murabizi ni umukobwa w'umuhanzi cyane, umuhanzi mwiza cyane uzi kuririmba neza, ufite ijwi ryiza. Reka nkumenyeshe ko akora uyu munsi ku itariki tuvugana, Alyn Sano yamaze gushyira indirimbo ye hanze, indirimbo nziza cyane, ari kumwe n'itsinda ry'abahanzi ryitwa Symphony Band. Rero murabizi n'abahanzi nanone nabo nyuma yuko witwa Ariel Ways amaze kuyivamo, ubu ngubu no kuvuga ngo Alyn Sano yakoranye indirimbo na Symphony, indirimbo nziza ushobora guca kuri YouTube ukagenda ukayireba. Ni indirimbo n'ubundi nyine ya Symphony ariko bafatanyijemo na Alyn Sano. Indirimbo nziza cyane ngiye nakunze, by'umwihariko amashusho ndetse n'amajwi yabo, urabona ko ari ibintu byiza cyane. Ngo twari dutangiye tubaha update ku ndirimbo zasohotse. Iyo ngiyo ni imwe mu ndirimbo nakwikomendinga kujya kureba. Ni indirimbo iryoheye amatwi ndetse n'amaso kuyireba. So iyo nkuru rero ntabwo tuyitindaho cyane, reka duhite tunyarukira ku musore The Ben we nyuma Ben ngiki n'iki. The Ben ngo ntago ari gukora cyane, ngo The Ben indirimbo y'abandi ngo niyo ari kuriraho hit, ngo ari gupromotinga indirimbo, ngo nubwo ngayirimo ubwo nyine bavugaga ya ndirimbo yakoranye na Lema na Makula, ya ndirimba yitwa This Is Love. Nyine bakurikije ukuntu The Ben yagiye ayipostinga cyane kuri social media ziwe zitandukanye, ahantu hose agiye atandukanye, bavuga ati se The Ben bino bintu abarimo nyine ni ibiki. Okay, bishoboka gupromotinga indirimbo y'undi muntu nyine mwakoranye, ariko se
wagabanyije nyine ugakora iyawe byibuze ko icyo ngicyo indirimbo abantu barayibonye barayumvishe barayikunze icy'ingenzi ntabwo ari gukomeza kwirwa ipostinga ahantu hose kuko twarayumvishe ariko nawe nk'abafana bawe tuba dukeneye kumva indirimbo zigiye zitandukanye ngenda udukorera. So kugeza ubu ngubu rero abantu barakibaza ngo The Ben azasohora indirimbo ye ryari nyuma y'ibintu byinshi byagiye bimuvugwaho ngo yaje mu Rwanda ngo amaze igihe kinini ngo yacitse amazi ngasigaye akorana ngo n'abahanzi ngo bari hasi ubwo nyine bavugaga wenda nk'indirimbo yakoranye na Muchoma akavuga indirimbo yakoranye na Igor ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. So kugeza ubu ngubu The Ben amashusho agenda yerekana kuri urubuga rwe rwa Instagram agaragaza ko uyu muhanzi The Ben ashobora kuba yarasubiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo we nta kintu arabitangazaho. Bivugwa ko The Ben ashobora kuba yarasubiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza ubu ngubu akaba atakiri mu Rwanda ariko nanone abantu bo babikurikiranira hafi bakavuga ko The Ben adashobora gusubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bwa vuba kubera ko yasinye contrat na Tekno yo kuyamamariza igihe cy'amezi na n'ubu tutaramenya neza kuko bishoboka ko iyo contrat yonyine ariyo ituma The Ben adashobora guhita ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko ibikorwa byose yasinyanye na Tekno agomba kubikora ari hano mu Rwanda. So nubwo rero abantu benshi bagenda babona amavideo The Ben agenda postinga kuri Instagram ye bavuga ngo ashobora kuba yarasubiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nanone bishobora kuvuga ati arani video zakira The Ben ahubwo we ngo bishobora kuba akibereye mu Rwanda kuko n'ubundi adashobora kugenda kubera iyo contract yasinyanye na Tekno. So The Ben rero tutamutinzeho cyane reka nkwibwiriye ko kugeza ubu ngubu umuhanzi Bruce Melody rero hitaye wacu gitangaza Mr. Yuhu na Mr. Bado, Mr. Ikinyafu, Mr. whatever murabizi nyine hit yagiye akora amazimi saba hata hit nyinshi cyane bavuga ati The Ben ngo ahise gusora amajwi ngo avuga ngo abantu ngo ntago bakora gusa we nyine arakora kandi ibyo ngibyo ntago tubishidikanyaho yaba yarabivuze nako yarabivuze. So uko n'ukuri wenda biterwa na context yabivuze ariko kuba Bruce Melody akora byo n'ukuri arakora kandi no muhanzi mwiza ntago nshaka kugaruka cyane kuri yasaga yavuze kuko ndakeka abantu benshi babivuzeho byinshi njye ntago nshaka kubigarukaho ibintu byinshi cyane. So icyo nakwibwira nuko rero na Bruce Melody kugeza ubu ngubu akaba yibereye mu gihugu cya Tanzania rwose aho yagiye amaze iminsi mike cyane igera nko muri 2 aho yagiye cyane n'ubundi nyine mu bikorwa bye bya muzika ariko by'umwihariko wenda abantu tkuvuga ngo bagiye muri Tanzania kuva ko uri kugenda ugakora karimbo ugahita ugaruka no The Ben Bruce Melody kintu cyamujyanye muri Tanzania by'umwihariko no kugenda kwagura connection n'abantu bamenyera ibintu bya muzika, connection n'abantu bamenyera ibintu bya promotion ya music ariko nanone amakuru atugeraho neza kandi yizewe nuko The Ben afite indirimbo agomba gukorera muri Tanzania n'ubundi igomba kutugeraho mu bihe bidatinze ariko no kuvuga ngo ni nyuma y'icyumweru cyo kwibuka Bruce Melody n'ubundi nkuko atajya dutengwa zadukubita indirimbo nziza cyane yagiye gukorera muri Tanzania ko nanone reka nkubwire ko mu urwo rugendo rwa The Ben kuki nkunda gukomeza kuvuga The Ben mu urwo rugendo Bruce Melody akorera muri Tanzania reka nkubwire ko yagiye ahura n'abantu bagiye batandukanye bakomeye muri music aho twavuga nkaho yahuye na founder cyangwa se umuntu washinze urubuga rwa Clouds Media no kuvuga ngo n'urubuga rugenda rucuruza ibintu by'imiziki ibintu nk'ibyo ngibyo afite Clouds FM afite mbese nyine ni CEO murabizi Clouds FM ni imwe muri radio ikomeye cyane muri Tanzania no muri East Africa mbese muri rusange. So bahuye baraganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuri promotion ya music so ibintu nk'ibyo. So Bruce Melody rero n'ubundi agomba kuduhereza indirimbo byanga byakunda nyuma y'icyumweru cyo kwibuka tugomba kubona indirimbo ya Bruce Melody yakoreye muri Tanzania. So twihuse cyane rero reka nkubwire ko umuhanzi Meddy kuri uyu munsi nta handi hantu nta yindi nkuru iri kuvugwa
nako sibyo ko nta nahandi wayisanga n'ubundi ushobora kuba ari ubwa mbere ubyumvisha ariko iyi ni inkuru ngira ngo mbabwire by'umwihariko inkuru iba yavuye ahantu hizeho cyane. Reka nkubwire ko amakuru nyine atugeraho nka Brown Magazine kandi amakuru yizewe cyane. Amakuru avuga ko ndetse yemeza neza ko umuhanzi Meddy usanga ukorera umuziki we nyine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Meddy muramuzi nyine mwaramukunze. Meddy uherutse gushyira hanze indirimbo yitwa Carolina. Reka nkubwire ko uyu muhanzi Meddy amakuru atugeraho yizewe cyane nuko tariki ya 21 ukwezi kwa gatanu 2021 umuhanzi Meddy agomba gukora ubukwe. Nanone akava muri ba basore baryama bakoze kandi bizinze mu buriri, noneho akazajya aryama ari kumwe n'umukunzi we bimeriye neza cyane. So amakuru atugeraho rero avuga ko Meddy nuvuga ngo ababyeyi be bagomba kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kugira ngo bashyigikire umusore wabo, umuhungu wabo rwose mu bukwe agomba kuzakora tariki 21 Gicurasi 2021. So Meddy rero akaba agiye kurushinga n'umukobwa nyine wo muri Ethiopia ukomoka muri Ethiopia ariko uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nanone nyine hashize igihe hafi amezi 3 rwose amwambitse impeta y'ikizere mu muhango wabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ku itariki ya 18 Ukuboza mu mwaka wa 2020. So nukuvuga ngo nibwo Meddy yateye ivini kwa mu byita ngo amwambika impeta ni kwiyo tariki rero ni murabyibuka mwese ni ibintu bya trends ahantu hose. So wari umunsi mwiza rwose w'amateka kuri Meddy. Meddy muramizi mwese ni mwene Sindayihebura Alphonse ndetse na mama wakaba yitwa Cyabukombe Alphonsine. So nyuma yo kwambikwa impeta rero Mimi ukomoka muri Ethiopia yandikanye ibineza neza agaragaza ishimwe rikomeye afite ku mutima, ubwo yashimiye Meddy amushimira ko nta wundi muntu yigeze abona umukunda byimaze nkuko abikora. Akaba rero nta kindi kintu nta yandi mahitamo yari afite usibye kugira ngo amwemerere ko bazabana iteka n'iteka forever and ever. So rero amakuru rero atugeraho kandi atariho ivumbi rwose aremeza ko tariki 21 Gicurasi umuhanzi wanyu mukunda cyane Meddy agomba gukora ubukwe. Ubwo rero niba ufite ubushobozi bwo kwerekeza hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe wamanukira rwose agacupa ukagasoma. Ndabizi n'ubundi mu muco nyarwanda ubuvumbi ni ibintu byemewe cyane, waba watumiwe utatumiwe icupa ushobora kugenda ukayisoma. So nayo makuru rero twari tubafitiye, nta bintu byinshi tujyamo. Niba ufite igitekerezo wadusigira comment aho ngaho hasi, niba ufite byinshi wadushimira, niba ufite inyunganizi waduhereza ndagira ngubwire ngo shyira comment aho hasi, ubundi tuzongere guhura mu kindi gihe mu yandi makuru n'ubundi. Of course ngedi Avi Brown, this is Brown Magazine. Reka tuzongere duhure n'ubundi mu makuru nk'aya ngaya y'imyidagaduro naho mutaha. Ciao ciao.